kuba umutangabuhamya byo ndabikora ariko ntihaza amako kumwica urirwariza ngo ndirwariza nyumvira jamanda gaso migo ariko nari ndamukubise jido agakubita umutwe kwibuye asa wowe kuri kumbusha vipi zawe wagicucwe ntabwo uguye uri kundeba Kone nafatiyeho umutsi w'inyura manyutse we asigaye nanarushe pe icyo tware twirukumbwira ngo reka tugwe mufate ngo ningawe uraza kugukiza urabona uburyo bwo kubona amafaranga ari ubuhe nasi cyo tware twiruka ko nta muntu turabona nawe ngugwe pasi mugwire hejuru tuze tunigagurana aze gukiza tumufate tumwibe reba ukuntu uri igicucu none se niba tutarabona abantu ukawucitse intege urongera bigende bi harimo so umunyabwenge kuri kugwana nanjye ngahita ngugwa hejuru nkagira ngo ubonye umuntu bagira tugeze nibikomeza gutyo umuntu araruha nabona n'umuntu ibintu gahunda tuzikore nabi nitubona amafaranga menshi ubwo ushatse kuvuga ko nikubise hejuru y'umuntu nguriye ibyatsi none ibyatsi ubu mvunitse umuti w'ikibuno ari uko ngwiriye ibyatsi hanyuma se kubanjije inzu banjije ikibuno ubizi gute ko naguye punyokwezi nta kazi kabyo ntabwo binda ahubwo wowe bwira ukuntu gahunda zimeze nimba bikomeza gutya cyangwa tubihindura umva ukuntu gahunda zimeze uyu munsi ni ku cyumweru kugira ngo uzabone abantu bari kugenda mu nzira ni gatapure nawe urabizi tugiye kugenda uyu muhanda wose warangira gute nta muntu urabona hanyuma se ukaba ukicaye haguruka nyine tugende mva mani banza wumve utagira ngo nibagiwe kunguye hejuru kungwa hejuru kwawe rero ni amafaranga ayo turibone yose ndagukata ya kunyitura hejuru ngewe mwene ndi hanyuma se kuzi ko nikubise kutwo tugufwa twawe nimba nyawo uciye urutirigwa ngo njye mbizire hanyuma niba umvunnye igufwa ari njye nawe ninde ubabaye amagufwa yawe arakomeye dukomeze tuve mu magambo ariko kuki urondogora nk'abagore nzakubuza kugeza oya tugende mwana igira vuba urambaza iki mwana urambwiye ngo nirukanke none uyisungarura bire mu rwanda urasi kazoba gusungura umuntu ari kumanuka kazoba wamukuraho iki ahubwo se nicyo utamukura ahubwo se kaje ubundi yagurishije ibwana bingahe by'ingurube nari mbizi se wakintu nimba utarubizi se wagiceceka ikibazo cyawe ahubwo se turayamukuraho umuntu ukuze wamukura amafaranga wagiceceka ngaho mbwira numva agenge kugenda mwinigishwa nk'umuntu ufitiye ideni sibyo natangira kunkubita nawe tuzamo wungemo tumufatikanye nyine tumukupite aduha amafaranga ase ko nanjye mbona ari igisore buriya ndamutse ncesa agatuza kakamena mwe abiri bishumwe ubwo mugari zakubwira abiri bishumwe se wowe ngambwira uramufata byago ndagenda nyine gufatira umva munike amaboko nk'abagore gutya gafatwe uramufata gute gutya utankuramo umwuka se kandi hanyuma wereke example ngaho mbwira twagiye tugiye kugenda ni wowe uri bubanze umufate umuntu ufite ideni umubwira ati ubwo urumva uramubwira ati mpereza amafaranga yanjye ntabwo ufite ideni oke naribi reka mbikorere ku kirere mpereza amafaranga yanjye gutya urumva umurapure nimbona kurushije agatege nanjye ndaza nirukanka nje kubakiza ntabwo ari we ndi bukubite ndahita nkubita uriya wakubashije twagiye uko nyitambika we byagenze bite byagenze bite wampaye amafaranga amafaranga ya so hari deni mukiri numvira umugabo w'umuganda mukunda kumacika kigabo aho siga si turamba si wampaye amafaranga waje kumbangamira nk'ikindi ndagukubita kandi ako kanya mubike zawe mwana umubwirire umubwira itonde we kamana uramuha amafaranga cyane ayo mu nta deni rye mufite wajye papiro nta deni umufite nta deni uramuha amafaranga tumakishyira hasi inzererezi gifite ikaramu iyi karamu wanyangaye nkandagira ziri ukuntu ishuri risa ko none se kino kigabo kigwa igicuri mwana twishe umuntu ndakareka n'ukwihereza amasebo haguruka amabere ya nyawo muheza yapfuye wakintu yesu kwa mudugudu naho najya ni wowe umwishyuje uramukubise uramwishe nakureba kwa mudugudu ujya gukora iki bagende kabakajyana gereza ndaguta kwa mudugudu ugiye kurega tugiye kwirega kwirega njye nawe se wa ako jana by'iki gihe byabaye bitewe niba amacicira gereza ndagutanga mva wamasewe uzi ko bagufunga imyaka 800 ukazarinda upfiramo utagarutse hanyuma se uburize uzi ko nibakora ibizibiti batari busange intoki zacu zamukozeho ese kwa mudugudu ugiye gukora icyo utambeye tugiye kwirega ese no twebwe twagabanyirijwe igihano igihano njye ndigendera baguye noneho akimbwa karashobotse nari bitugende
umva se cyangwa tuvuge ko yasitaye akikubita hasi tukahamagara ambulance tukabura telefone uragenda umbwira ati cyane agiye kumwishyuza arasitara agwa hasi bahita turufuze. Iki ndahita ngufata mvuge ko njye nari nkuzanye ari we wamwishe. Ayo se niwajya gukora ibimenyetso koko forensic yahageze urajya ngo nawe se bazakujyanamo banjyana he njye yaramfite ide ako mwajye mugabanya ubuturage koko imba wishe umuntu urabona leta yacu yigeze yayoberwa umuntu wishe undi koko uwishe undi ninde ntabwo ari we wamwishe bagiye bagapima uriya murambo yandi bikumwe byagaragara byagaragara njye namukozeho wowe turebe ukuntu twabigenza yewe namukozeho cyangwa uragira ngo nsaze imiti ntabwo wamukozeho nta kibazo reka tugende kwa muganga ahubwo uragaragaye iki tugire imana abana hari izo ni imana kuba umuyobozi ahari mudugudu arita guhamagarira abashinzwe umutekano ikintu ngiye ngukoreye ndaguherekeje ngo ujye kwirega ko wishe umuntu hanyuma cyane n'ikiduhama turi babiri kiraguhama wewe nose ko nguherekeje ngiye ugiye kundeka aho tugeranye nubwo turabimenya tugeze gasakumira ko gasiki ni njyewe uri kubwira gutyo mwana icyango kiraba njye namukozeho ntabwo wamukozeho namukozeho mwana ninde wamuriye shit ariko mwana uzi ko uri gukinisha umuntu utazi bamuriye shit muri mashyira ku munsi imyaka yose tumaraye shanda kwemera mwana ariko aho kugira bankatira imyaka 805 ntago nagukundira pe izina ry'Imana nagutanga ku basi imyaka yose yaje n'imitwe yose wavugaga uvuga ngo tugiye kumutega ngo uvuga ko agufitiye ideni nta n'irya gufite dore bikuriyemo kumwica hanyuma ni tujya gutangira aka kazi nidawaze igitekerezo njye nazanye igitekerezo cyo kwiruka uje gutabara tukamusaka ntabwo nigize nkubwira kuri bwica umuntu hanyuma se ko wari uzi ko ari ukumusaka ukazanamo iby'imigeri n'ingumi ukazana bya bintu tureba muri filimi ukabyapurika ku muntu uzi ko ari umuntu usanzwe atari ikimashini adafite umubiri w'icyuma ugasanga arabisaye hahise abizoyobora reka twumvikane muhungu wanjye ngiye wanyibwiriye ko ugiye kugenda umwatake umubwira ko agufitiye ideni akwishyura ikindi wibuka ko twavuze ko natangira kukushitura nze ngukize wakajwiga uza gukiza kwawe rero kwari ukumfatikanya nk'abantu babiri ntabwo kwari ukumushyira hasi waba yakubita umutwe kwibuye urabona ibiraso byose yadudumisha none se reka nkubaze ubundi umufatana wamunize icya yakunize yanize niba yakunize ikibigaragaza ni igihe ko nta n'urwara ndi kubona yaguteye mu nyungu none se gufata umuntu gutyo ukamuniga ukaba wamutamo bworo none se ngewe kuri kuniga mwana nakureka ngo urugero umva rero nkubwire sibyo wenda nitugenda umudugudu akaguhamagarira abashinzwe umutekano bo mu mudugudu bakakujyana hehe ku murenge bakagukatira imyaka wenda nk'itanu tuzayifatanya ariko niba gukatira imyaka 800 kuzamura ntabwo na izina ry'Imana kuriya kuntu twari tubikoze tugahita twiruka hona n'igihumbi ushobora kugeramo ugasanga ugiyemo ideni leta ry'imyaka none bagahita bajya no mu muryango wawe kugira bamaremo iryo deni imyaka igihumbi yose imyaka igihumbi uzi ko waza warashaje uzi ko twaba twarakoze opposite y'umukecuru n'umusaza ahubwo si waba umukecuru ninde muri njye nawe wowe kuko ari wowe usa nabo ubu nsa n'abakecuru mwana usa n'abakecuru njye nsa n'umusaza we ahubwo mbwira ufite gahunda yo kwirega gahunda irahari kuri kunzanamo wongeye mu kanya wanzanye wenyine uri batuye imyaka iri munsi y'icumi turayifatanya ugita nanjye n'igitanu turayifatanya pe ibyo ndabikwemereye kuko ndakwemera nawe urabizi mama uri kuvuga ko batari buyireze ari ukuvuga ko turi bube twirize nshaka umudugudu ntabonye agira amahane none se iyo wireze bagabanya ibihano buriya barabigabanya iseriye ko nabonye nta mikino kwica umuntu ko ari ukugutera uwakajwigara amapingu hano na hano nari igihe umuyobozi wacu w'igihugu ajya atanga imbabazi abona natwe duhaye imbabazi niyo myaka itaragera ubwo uravuze ngo twebwe tuzafungurwa ari uko habayeho imbabazi za leta imbabazi za leta zishobora kuza imyaka tutarayirangiza ariko tubaye twayirangije twataha neza hari ikindi kandi twumvikane ku minsi itatu tuzahinduka pe urabona ahantu ibintu uri ahantu bitugerere pe twajyaga twiba bakadukubita imishumi kwanza jyewe ikintu byo kwica umuntu iyi dosiye ntabwo nyirimo mbwira ngenda guherekeje kwa mudugudu ugiye kwirega cyangwa uranzanamo merekeza njye kwirega niba atanga imyaka iri munsi y'icumi turayigabana gute se bagutwaye ahubwo we mbwira ugiye kwirega ngo uherekeze cyangwa uranzanamo n'isubirire inyuma merekeza nyine wowe uraba umutangabuhamya bw'ukuntu we wamunize bw'ukuntu nyine ugerageje kumwishyuza mu mahoro kwereka bucyane ahubwo reka nkwereke uriya ngo igisore ni igisore nyine umva icyo nshatse kuvuga ni igisore wowe uravuga uburyo
buryo cyagiye kuniga njye nkamunga agatsitira kwibuye agakubita umutwe agahita agusanye sibyo nakubwiye ahubwo ugatekereza nanjye nari niyo ngagize mpamvu nanjye ngwitwaje nk'umutangabuhamya ako biramutswe na nyine nawe bakakuzanamo ntago nazi twayifatanya turahita ariko ntabwo naguterana mwana ngiye kugenda wisobanure nimba natangiye kubikaza ndahita mubwira ati rero umudugudu ukuntu byagenze tugatumuhunza ariko mumace kuriya ni ukugira ngo akareshya n'ibyo agihende twagakuru ni ukukamaca ahubwo ni ukugira ngo twisegure ku muyobozi wo mu mudugudu hasi baze kubimenya n'ubundi natwe twatanze ikibazo izo gahunda zimeze ugiye kugenda uvugane nawe natangira kuzamuka ndamubwira ati rero ukuntu byagenze mudugudu Gasikire yamwishyuje ashaka kumutera ingumi Gasikire kubera ko yize utuntu two gukwepa aramukwepa umugabo abaguye hasi no kuba bwabayoga bwa make no kwiruka adakurikiza gahunda za leta nabyo umutekano urumva ko gushyiramo akantu ko kuvuga ngo nagakurikiza gahunda za leta barahita baramushyingura muri shitingi rwose nta nubwo wakwirirwa bamugurira serikeri reka twigendere rero ndumva gahunda ari iyo ngaho ikindi gitekerezo ufite si twahageze si tugende ntaribi ariko ndaguherekeje ngenda guherekeje pe komanga cyane ariko kumva mfite ubwoba se wagicucu weraga rero uzanye icyo gitekerezo ngo tujye kwirega ubundi iki cyari gikiri cyo we hari ntacyo ufite ngaho uhagarara hano ngo ukomange ibyo barakuda baranakirwa bagicucu nyuma se kwinjira mu rugo rwani nta burenganzira se mudugudu ko tuziranye nicyo kibazo ufite tugende mwana tugende pe yanda yirengera ariko wivuga turashize none byapa Kose basha ugurutse igipangu kuko ari hakinze muciye uko mwabikora kimwe byo ndi kuvuga ntabwo muri kubyumva ibiki ahubwo se mutukareka tuvuga akantu gato babangerondo ry'umugabo ntabwo baharira hano iwanjye se baba bari gukora iki akantu bashaka kukubwira gahunda zimeze urabizi uko nyine ari iminsi byakazi umusigaye aza kugira ngo umuhe ideni akakubwira ngo azaguha inyungu irenze reka harya ni kazoyori buzoyori kazobo bagicucu kazobo uramuzi ko rwose ko yanananiranye ntakajya atangayo umutekano yirirwa mu kabari agenda asindagurika nk'ubu reka njya kumwishyuza uduceri twaye dukeya nubwo ari dukeya nyine nawe natumuhaye natubizemo icyuya ndagenda mubwira rwose ngo uzatume igihe runaka uyu munsi ni umunsi yanyuma nayo imaze kumwongezaho icyuya n'ibindi bibiri ndagenda mubwira ngo ampa amafaranga yanjye ahita atangira kuzana ibintu byo kurwana urabizi nyine umuntu wasinze nawe uramuzi ukuntu aba ameze mujya muhura nabo nijoro nyine muri kuri paturoye ajya gutera igipfunsi ndagikwepa aba yikubise hasi umutwe urajanjuka agatumbi ke karambare hariya mu muhanda mwishe umuntu ntabwo rumanze ko wumva ariwe wizize nase utwara twese mudugudu uyu nguyu arimo arabigusobanurira nabi mbwira n'ukuntu urumva njyewe nari muherekeje aje ngo kwirega ngo muri inshuti ngo ntabwo wamujyana mu buyobozi ndabeshya byandiko kubeshyira amana uyu niwe wishe umuntu wabivuze ukuri ko urumva ndabyibutse urumva ubwo mwese muri kumwe kare mwese n'ibiki mwumvikanye itonde mubwire ukuntu byagenze uyu nguyu njyewe yagiye kwishyuza yishyuje narindi hepfo nyine nta nubwo narindi kumwe nawe reka sinarindi kumwe nawe njyewe naje mbona bari kumuniga urabizi ko uyu nguyu ari iniga yanjye mpita nza ndamukiza urumva namukijije iniga yawe bayinize nawe ujya kunigira amasha ariko mudugo w'inshuti yawe bayikubita oya wingoraho waje kuko nanjye ukananyica iyo murica uzi ko amategeko ahana umuntu wese wishe imyaka 25 gatani kumbona oya mudugo ako waje ushyira amasensi n'umuriro uvuga 25 se urangana 35 yanjye mfite urumva nazava mfite ingano ntabwo ari n'ibishoboka bamukatira imyaka magana ibyatsi 40 bamukatira imyaka magana ibyatsi 40 se yamunize none muri kumva ko mwese ntabwo twamukozeho tugapima wasanga twamukozeho yasitaye akago yasitaye n'ukuntu bazi imbaraga nyinshi ziri muri mwebwe mutabasha kubakontora abanyenzoka nk'abariya ararinda ageze mu gitondo akiri mu kabari wamushize ko bajya badukata imyaka myinshi cyane iyo twishe abantu ubutaka iyo bwafashe umuntu akabusitara akabwikubita hejuru agapfa babukatira imyaka ingana ubwo butaka namwe mwari mubuhagazeho kandi nta musiri uzabaze umva ninga najya kuri umubiri w'umuntu nigeze nica umva se baje twabyibakiye cece kunyumve aho nsanze ni iwanjye ni wawe rwose uri kumva nta n'uwahagukura ahubwo nakubwiye gahunda ukuntu zimeze njyewe nari guherekeje uje kwirega kwanza vuga ibyari bikuzanye mwana vuga ibyari bikuzanye
vuga ngo umuntu ansitayeho kwaka ngo imbere nari nje kumwishyuza ndavuga ese mudu wayigira ubwenge nimba utwisha umuntu urabona twarinda kuza mu buyobozi yegora tubitekerezaho nawe tekereza kure musaza mugire mwireze kugira mugabanyirizwa ibintu inde wireze njye naje kuvuga ukuntu gahunda zimeze kujyana niba muhamagara na ambulance urabizi ko natubone wowe mudugudu nawe mudugudu tumuhamagarira ambulance mujyane wenda nawe ugarashiramo umwuka urongera kuvuga ngo mwireze ntabwo twireze vuga ngo uwireze kuko n'umwe waje kwirega uranze namo turaba babiri do ariko se sha nose sinakuzanye umutangabuhamya umutangabuhamya byo ndabikora ariko nihaza amako kumwica urirwariza ngo ndirwariza nyumvira jamanda gasa niko ariko nari ndamukubise jito agakubita umutwe kwigwe muje mumbwira ko yasitaye agakubita umutwe kwiwe none izo shito zijemo gute ikigaragaza nuko muri kumbeshya ahubwo mwageze mu maboko ya leta sinzi uko muzanahikuramo murimo muranyi ariko mudugudu wagiye ureka wavuze ko yatawe muri yombi cyo ukareka kunzanamo nkigendera ibyo uvuga ni ibiki abantu muranziza rwose kwaseka nawe kugira ukuntu bimeze uriya musore rero uriwe nawe akazoba umugozi nawe ufashe akamuterura akamudunda hasi kuko yari yaze gukora nyine kunyishana k'amafaranga yanjye urabona njye nawe amagara yanjye kuko ukuntu ngana urabona namuterura nkamubasha gatabwe mu rudibidibi rw'amase wagicucu urumva ibintu byo kwica umuntu ari byo kuburana niyo utamubasha ariko uri umufatanyacyaha ngo umufatanyacyaha gira uti niwe nyir'ubwite mu gukora icyaha uvamo reka ibyo uri kuba ntabwo byacoka njye ntabwo nuje n'imyaka yo kuba ntabwo mfite imyaka 9 nibagenda warufungura urusaza cyo kuri cyo nzagukorera nzakujyamurira kandi naragiye mudugu uramuretse aragiye ariyo koze icyaha nanjye kanigeye kugira ngo ujyahe wa rusaza wo ibyo wigize ndakujyana no mu ahubwo reka oya bure ndakubika muhanga